baje kubasuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jerome Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bari kuza hanze ubwabo bivugira ko babeshya abantu. Ubimburiye abandi mu kubivuga ni Benny Hinn, nubwo tuvuga n'abandi nk'aba TD Jakes, ba Joel Austin n'abandi bameze nk'abo, twamye tubwira abantu ko ari abahanuzi b'ibinyoma, abantu bakabihakana. Ariko uyu munsi bari kuza hanze babyivugira ubwabo ko babeshya abantu, aho babigishaga iby'ubutunzi gusa batatumwe n'Imana. Benny Hinn rero amaze iminsi aza hanze avuga ati, ndicuza mumbabarire, mungirire ikigongwe kuba narababeshye n'abapfunyikiye amazi niyita umuhanuzi, ahubwo byari ibinyoma gusa. Outside the borders of redemption. Because anything that's outside redemption is not prophecy. Wibuke mu bihe by'imperuka Imana iratubwira ngo mu gitabo cya Yeremiya 16:19 abantu benshi bazaza hanze bavuga bati ni koko twarazwe ibinyoma gusa, twarabeshywe. Nibyo biri kuba rero. Benny Hinn akaba yaje hanze ari kuvuga ibintu abivuye imuzi uko yatangiye gukora ibinyoma. Muri make rero yari mu kiganiro abantu baramubaza, ese ko Kristo atigeze yaka amafaranga, ni ukubera iki weho watse amafaranga? Ibyo ni bya kera, mbese mu byo yicuza basubira inyuma bakareba ibyo yagiye avuga. Mu gusubiza rero aravuga ati, Kristo nta TV station cyangwa program ya TV yari afite, ngo niyo mpamvu ataka amafaranga. Hello. Hi. Go ahead. My question is, Jesus never asked for money. Why do you? Well, Jesus didn't have a TV program. Ariko icyo gihe yumvaga ko kwaka abantu amafaranga bifite agaciro. Noneho uyu munsi akaba byicuza. Aravuga ati, nta kintu kibabaje nko gufata Mwuka Wera ukamushyiraho ikiguzi. Wibuke iyo yakaga abantu amafaranga, ndababwira ko ari kubahanurira kugira ngo bakizwe ibyaha byabo, nkuko tugiye komeza tubireba. Benny Hinn rero muri iyi minsi abajijwe impamvu yicuza, muri no minsi aravuga mu magambo ye ko uko abona Bibiliya atari ko yayibonaga mu myaka 10 cyangwa 20 ishize, ko ubu ngubu noneho abibona neza, akaba asobanukiwe kuba atakomeza kwigisha abantu ibinyoma. Ariko arivuguruza, ariyo mpamvu ahantu henshi cyane cyane muri Amerika akomeje kugarukwaho cyane. Abantu benshi bamugarukaho bavuga bati, Benny Hinn ese ari kwicuza cyangwa no kugira ngo ahanagura izina rye, akomeze acyucyura abantu bavare mu mafaranga. Ibyo rero amaze kwicuza, amaze gusaba imbabazi, yaragarutse ahubwo asubira inyuma aravuga ngo mugomba gutanga icyacumi, mugatanga mutitangira, ahubwo mugatanga amafaranga menshi cyane y'ibyaha byanyu, kandi gutanga ikiguzi cy'ibyaha byanyu kugira ngo mubabarwe n'Imana ni nonaha. Urumva, umwanya umwe aricuza, undi mwanya agakomeza akaka ibyicumi, akabwira abantu ko ibyo byicumi batanga ari ukubera ibyaha byabo kugira ngo babarirwe n'Imana. Urumva rero ko uyu muntu twavuga se ko ari kirumira habiri, ese yaba umuhanuzi w'ikinyoma gusa cyangwa se ahubwo afite ubundi bwami akorera, nkuko tugiye komeza tubireba. Reka turebe uko ibintu byifashe. Benny Hinn rero akaba yavuga ko kubabarirwa ibyaha byawe, utabarirwa ibyaha byawe utanga amadolari 10, ugomba gutanga amadolari 1000 kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Nyuma noneho akagaruka akavuga ati, mumbabarire, ndasaba imbabazi, ibyo nigishije by'ibyacumi byose ni ibinyoma, ubu ndihannye,
ariko yarangiza akongera akagaruka inyuma. Aha ni 2023 kuko avuga we ko yihanye muri 2019 karibwo yeretswe ko ibyo yigishaga byose ari ibinyoma. Noneho 2023 akagaruka avuga ati ntugomba gutanga amadolari 10 gusa, ahubwo ugomba gutanga amadolari 1000. Ese uyu muntu nkuko bakomeje kubyibaza muri Amerika yarihanye cyangwa se ahubwo akomeje kuyobya imbaga nyamwinshi? Iyo rero Ben Hinn aje yicuza, baramubaza bati ese Ben Hinn kutubwira ko wicuza iki? Ikintu cya mbere ngo yicuza mu magambo ye ni ukuba ngo yarigishije ibinyoma kandi noneho akaba abyicuza kugira ngo nawe azinjire mu bwami bw'Imana. Aricuza kugira ngo azinjire mu bwami bw'Imana, akiyemerera ubwe ko ibyo yigishije byose byari ibinyoma. Noneho twe tukibaza, abantu bose bamukurikiraga bazi ko yigisha ukuri, bimeze gute? Abo bantu yayobeje bo bazicuza gute? Bo bazamenya gute ko bagomba kureka ibinyoma bakaza mu kuri? Urumva ni hahandi Imana ivuga ngo shakisha Imana mu maso y'Imana ku bwawe, kuko nukurikira muntu azakuyobya. Ibaza abantu imbaga n'imbaga iyo myaka 20 yose yayobeje bazi kwigisha ibintu by'ubuhanuzi, ibintu bivuye ku Mana, kumbi byari ibinyoma gusa. Nawe ubwe ari kwizira hanze abivuga ko ari ibinyoma gusa, yicuza kuba yarakoze ibintu by'ubuhanuzi by'ibinyoma, kandi ibintu byose yahanuraga ari ibintu byose yihimbiraga nk'uko abivuga mu magambo ye. Ibyo ntabwo ari ibintu tumuvugira, wabireba ahantu hose birahari ko yicuza ko ibintu byose yigishije byose byari ibinyoma, kuko agomba kwicuza kugira ngo abantu bamubabarire. Ngo abantu bamubabarire ngo nawe ni umuntu, abantu dukora ibyaha nk'abantu, mumbabarire ngo nanjye ndi umuntu. Ariko abantu bakibaza kuki asaba imbabazi yarangiza akagaruka inyuma akongera akakabya bya 10 nanone, ni ukuvuga ngo ntago yihana bya nyabyo. Ahubwo rero tukaba tubabariye abantu bose yajyanye mu irimbukiro, bamukukiye, bamwizeye aho kwizera Imana mugenga wa byose waremye iboneka n'ibitaboneka, kugira ngo bashake Imana ku bwabo basoma ijambo ry'Imana. Nk'uko dora tubivuga, ijambo ry'Imana ugomba kuryisomera ubwawe kugira ngo ushake Imana nyamana, kuko atari gukukira muntu uzakuyobya. Reka turebe rero iki Imana itubwira ku bahanuzi b'ibinyoma mu Gutegeka kwa 2:18-20. Reka turebe iki Imana itubwira. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti tuzamenye dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Urumva ko umuhanuzi w'ibinyoma ibyo ahanura, ibyo avuga iyo bidasohoye ntibibe, uwo muhanuzi ni umuhanuzi w'ibinyoma ngo azapfe, kandi uwo muhanuzi numumenya ntuzamutinye. Na Ben Hinn rero niyo mpamvu abantu bose bari kumwataka hirya no hino, birashyushye cyane, bamugaragaza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, nubwo abantu babivugaga abantu bakabihakana, ariko ubwe ari kuza hanze abyivugira asaba imbabazi, nubwo ibyo asaba imbabazi yongera akabisubiramo. Urumva ko rero umuhanuzi w'ibinyoma ntagaragazwa n'ibyo ijambo rivuze gusa, ahubwo n'ubwabo baraza bakabivuga, noneho abantu bakabona. Usibye ko harimo n'abatabona wagira ngo ntibabona, bakomeza bakabakurikira buhumyi kubera ibintu bagiye babishyiramo by'ibinyoma byinshi cyane byabahumye amaso. Ariko tuza nkanga nk'uyu munsi kugira ngo tubibuganirizeho, noneho ukanguke, ntuzongere kugwa mu mutego w'umuhanuzi w'ikinyoma w'umwanzi ushaka gutwara ubugingo bwawe mu irimbukiro. Shaka Imana mu maso y'Imana ubwawe, usoma ijambo ry'Imana, ushaka usabane n'Imana, Imana nyamana yaguhanze, ureke kwirirwa gukurikira abahanuzi b'ibinyoma. Ben Hinn rero mu gutakamba kwe aravuga ngo birababaje kubona abantu bibanda babona ibibi gusa. Ngo hari byiza twagiye dukora ngo babone ibibi gusa, ariko se niba wiziye hanze ubwawe ukavuga uti nigishije ibinyoma gusa, abantu bakavuga bati nibyo babona, ugomba rero kubireka. Noneho akavuga ngo muri 2019 nibwo yatangiye kubona ko yigisha ibinyoma. Noneho wigishije ibinyoma abantu bakabibona babivuga, nawe ukabyemera ubwawe, ahubwo saba imbabazi, uhinduke,
noneho wiyunge n'Imana uve mu binyoma wigisha ukuri. Ubwo buhanuzi bw'ibinyoma rero yakomeje yigisha, nicyo kintu yicuza cyane kuba yarigisha iby'ubutunzi. Ni ikintu cya kabiri ngo yicuza cyane kuba yarakomeje guhatira abantu kwiga ibintu by'ubutunzi, yigisha ibintu by'ubutunzi. Ngo nicyo kintu cya kabiri nanone yigisha, nk'uko akomeza abivuga muri 2019 ngo nibwo yatangiye kubona ko ibintu byo kwigisha ibintu by'ubutunzi ari ibintu by'ibinyoma. Ayo ni amagambo Ben-Hinn ubwo yivugiye ko kwigisha ibintu by'ubutunzi ari ibinyoma. Nubwo bwose we agaruka inyuma muri 2023 nyuma y'imyaka 4 abonye ko ibyo bintu ngari ibinyoma, akongera akavuga ngo ahubwo tanga utitangiriye, utange $1,000 ntutange $10 gusa, kuko Imana nyamana ntabwo ihabwa utuvungukira nk'uko abivuga. Ugomba gutanga $10 menshi ageze ku 1,000 udatanze $10 kuko $10 ntabwo yatuma ngo babarirwe ibyaha. Urumva ibyo bintu? Urumva ko yinyuramo arivuguruza, hataravuga ati nakijijwe natse imbabazi, ubundi akagaruka avuga ati mugomba no gukomeza gutanga $10 kuko byanze bikunze kugira ngo mubarirwe ibyaha byanyu mugomba gutanga mugaha Imana kugira ngo ibababarire. Urumva Imana nta hantu ihuriye n'ayo mafaranga, ahubwo ajya kuri uwo Ben-Hinn, kuko tuzi neza ko Imana nta mafaranga ya muntu ikeneye kugira ngo imubabarire. Imana ni nyebambe, ikubabarira iyo ushatse n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, ugashaka Imana nyamana ubikuye ku mutima wawe, Imana irakubabarira. Ntabwo ugombera gutanga ibyo $10. Ariyo mpamvu mbona ahubwo byayobeje abantu n'ibyo bintu by'ubutunzi, ibyo abantu bibereyemo gusa ntibashaka Imana nk'uko bagomba kuyishaka. Mu gukomeza kwivuguruza rero, Ben-Hinn aravuga ati ugomba gutanga utitangiriye, uzane na duke ufite uduhe Imana. Tanga utitangiriye, zana na duke ufite uduhe Imana. Ahangaha niho twibaza, umuntu w'umukene udafite amafaranga yo gutanga ngo abarirwe ibyo byaha nk'uko ba Ben-Hinn babivuga n'abo bandi bose bahanuzi b'ibinyoma babivuga, azaba uwande. Imana ijya gutanga ubuntu bwayo nta kiguzi yabushyizeho. Kristo adupfira, fata urugero Kristo adupfira, hari ikiguzi twatanze usibye kubera ubuntu Imana yatugiriye gusa? Ikiguzi cyari kuba kingana gute iyo Imana ishaka kuvuga ngo muratanga ikiguzi cyo kugira ngo bababarire ibyaha byayo? Ariko umwana wayo Kristo yaritanze, yitanga ku buntu, yigisha ku buntu, ibintu byose bitangira ku buntu. Niyo mpamvu twebwe dusenga hano tuvuga tuti Mana uzaduhe urusengero rutanga amafaranga, ruha amafaranga ku bakene, ntuzaduhe urusengero rwaka abakene amafaranga. Iryo ni ryo sezerano twahanye n'Imana. Niba koko dushaka kwigisha ijambo ry'Imana ry'umwimerere, twigishe ku buntu kuko twagira ubuntu ku buntu. Niyo mpamvu rero umuntu wese wigisha iby'ubutunzi, wigisha iby'ubuhanuzi bw'ibinyoma, ugomba kumugendera kure, kuko uwo muntu ntabwo azakuvanaho duke ufite gusa, ahubwo azana kuyobora no mu nzira ikuganisha mu irimbukiro, ubure ubugingo bwawe. Azaba akubeshye, akwaka utwawe, noneho no kumpera uzabura ijuru kubera ko wakurikiye ibinyoma nyine. Ntacyo uzitwaza. Imana yagushyize ijambo imbere yawe. Iri jambo rimaze imyaka 1000 umaze imyaka ngahe hano ku isi? 20, 30, 40, 50, 70. Ese wari wafata n'umunsi n'umwe cyangwa se umwaka umwe usome ijambo ry'Imana umenye ukuri ku bwawe? Ibaza icyo kibazo. Niba utarasoma ijambo ry'Imana, risome ku bwawe, kuko niryo rizagucira urubanza kuri wa munsi Imana izakuzana igitabo imbere yawe, ikwereka ijambo ryari riri imbere yawe imyaka n'imyaka. Ese kuki utafashe n'umwaka n'umwe ushakishe ijambo ry'Imana, ukuri Imana ivuga kuzakubatura? Uzaburira uvuga ngo ntiwabimenye, ariko ntacyo uzitwaza, kuko iri jambo rimaze imyaka n'imyaka, ibihumbi n'ibihumbi. Ndibaza nta rwitwazo tuzagira, kuko ubwaryo rizaba ridushinja twabanye naryo. Ese twarikoresheje iki? Rifite inzira z'Imana? Ese twarazikurikije, twarazishakishije, cyangwa se ahubwo twibereye mu by'isi dukurikira ibinyoma gusa, abantu bajyanye abandi mu irimbukiro? Akaba ariyo mpamvu tubashishikariza kuza hano, mujye mwiga ukuri, mumenye ijambo ry'umwimerere, ribahatira gushaka amaso h'Imana ku bwanyu, mudaciye kuri muntu, kugira ngo namwe muzakora ubugingo bwanyu muva inyuma y'abahanuzi
b'ibinyoma. Ibi rero Ben-Hinn yicuza bikaba binahamywa n'abari bamwegereye bavuga iyi mitungo yose yigwizagaho icyo yayikoreshaga. Uribaza ngo yajyaga nka za Dubai cyangwa mu mahoteli ahenze ngo za New York agafata icyumba kimwe mu ijoro akariha $25,000 by'idolari. Uribaza gufata $25,000 by'idolari utongeyeho n'abo bantu bose babaga bamwegereye ku ruhande rwe ukariha hoteli, ufashe $25,000 by'idolari ukabiha abakene. Urumva amafaranga $25,000 by'idolari ku munsi umwe ku ijoro rimwe. Tuvuga ngo nimba bayo iminsi 5, iminsi 10, inshuro bikora ku mwaka ni zingahe? Ayo mafaranga yaba yavanye mu bakene, ahubwo akavuga ati reka nyaha abakene, nyasubiza abakene, nicishe bugufi. Kristo yicishe bugufi mu rugero rufatika twamye dusoma tubwirwa, twakuze tuzi ko Kristo yicishaga bugufi nta mafaranga yakagabana. Uribaza nk'ayo mafaranga uyafashe ukayafashisha abakene bakikenura bakava mu binyoma bagashaka kuri kw'Imana, uko niko kuri iryo jambo nibyo dukeneye kugira ngo abantu bamenye. Ni ukuvuga ngo iyi mitungo yose yigwizagaho amaze kubona ko ntacyo yamumariye. Tugasoza twibaza tuti ese mu by'ukuri Ben-Hinn yarihannye cyangwa se ahubwo yanangiye umutima we bya bintu by'isi? Ahangaha ariko ngasoza mvuga nti ibi bintu bishobora kuba ari umugambi muremure ushamikiye mu gukora idini rimwe kugira ngo baze hanze bavuga ngo bari kwicuza, bavuga ngo ni abantu z'ibinyoma, ariko bacira inzira rya dini rimwe kugira ngo bave mu nzira, kuko ziriya skandali zose bavuga ko pasiteri bakomeye nka ba TD Jakes n'abandi benshi bazagenda baza, noneho ba Ben-Hinn bakaza hanze bavuga bati baricuza kubera ibinyoma bigishije abantu. Ni ukuvuga ngo ni nk'umuharuro, ni nk'umuhanda bari guca bava mu nzira kugira ngo iryo dini rimwe rizaze, noneho ahubwo rihumiriza abantu ku murari ribajyane mu irimbukiro. Urumva ko ibi ngibi abantu benshi ntabwo babibona, ariko ngewe mu maso yanjye nicyo mbiboneramo, kuko umunsi umwe aricuza, undi akongera akabisubira, akongera akavuga ati nabiretse, akongera akabikomeza, ariko bihita bigaragara ko byanze bikunze cya kinyoma bamye bigisha abantu ahubwo bagiye kugiharura umuhanda kugira noneho kize gifata abantu rimwe ubwabyo, noneho babajyane mu irimbukiro ntibazasobanukirwe uko ibintu byacuzwe. Kuba rero Ben-Hinn aje hanze avuga ibi bintu ngo arasaba imbabazi yinginga abantu ngo agiye kureka ibyo kwigisha ubuhanuzi bw'ibinyoma, areke kwigisha iby'ubutunzi, noneho ngo yigishe ijambo nyajambo, ukabona Bibiliya neza, ntabwo ari ibintu bipfuye kumugwirira gusa, kuko n'abandi bose bagiye kuza bamukurikire, ba TD Jakes abo, ba Joel Osteen n'abandi benshi bahanuzi b'ibinyoma ni benshi cyane, tubwire abantu ariko bakanga kubyumva. Ariko ubu ngubu icyo bagamije ni iki? Ni ukugira ngo bave muri ya nzira nyine, kuko umwe yarakubiye mu nguni ye, noneho bave mu nguni zabo aho bari bari, baze hamwe. Barimo barashaka guhuza imbaraga, noneho za mbaraga bazihe urusengero rumwe bashaka kuzakora, noneho babone uko bayobya abantu byeruye bitakiri ibanga. Nibyo rero niyo gahunda bafite, uzi ubwenge abirebere hafi, hato noneho ahubwo noneho atazajyanwa mu irimbukiro burundu. Abandangije rero mbashimira, komere kandi Imana ikomeze barinde, ahubwo izi nkuru mujye musangiza abandi bantu cyane, kandaho like, sharing, utange igitekerezo cyawe, icyo ubitekerezaho, kuko abantu babeshwe imyaka n'imyaka, ariko Imana yaravuze ngo igihe kizagera ukuri kuze hanze, kuko ntushobora gukumira ukuri, ntushobora gukumira ubuhanuzi niyo wagira ute, byanze bikunze ukuri kuza hanze. Nibyo abantu bari kubona rero, kuko mu minsi mike abantu bazatangira kubona uri ku ruhande rwa Satani n'uri ku ruhande rw'Imana, nta gushidikanya nibyo bintu bigiye kuba, abantu maze batangare. Ese uzisanga uri ku ruhande rwa Satani cyangwa se uzisanga uri ku ruhande rw'Imana? Amahitamo ni ayawe, kandi hakiri kare hato utazisanga waragiye ku ruhande rwa Satani, waribwiraga ko uri ku ruhande rw'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.